nashaka kuguha ya senariyo yigeze kubaho. Umugabo bamugeze igitifu ageze i Nyaruguru arahasonzera aranahakenera umurenge. Arabanza acumbika mu nzu y'abandi biranga, bigeze ajya kuba mu rugo rw'undi muntu. Umugabo wabaga i Kigali afite umugore ajya kuba iwe mu rugo. Hanyuma bigeze n'uwo mugabo amwirukana iwe. Ari gitifu umurenge. Umurenge we wakoreraga ahahoze komini. Ubona uturutse muri komini uyireba gutya mu maso. Akaryango kabanza kabaga ari popirere, agakurikira ari idirishya rya burugumesitiri, idirishya rikurikiye ari irya burugumesitiri, idirishya rikurikiye ari irya sekereteri we, irikurikiye ryakundaga kuba ari irya rusoveri. Rusoveri nawe sinyaga ku marangamuntu, yabaga ashinzwe na eta sivire. Hanyuma hagahita hakurikiraho koridoro, nyine aho nk'aho wakwinjirira. Hano hakaba ipeji, inyuma hakaba opeji, niba ndi kubitunganya neza. Hakaba na sare noneho ya koridoro, ubwo ukaba winjiyemo utambika amakoridoro harimo n'izindi biro. Ariko ngaruka kuri ka kadirishya winjiraho wa muka karyango kabanza ka banki popirere, inyuma yako habaga kasho. Gitifu w'umurenge yaragiye yisasira muri kasho. Cyari kasho ya komini. Ku karere babizi se? Yisasira baraceceka. Yavaga mu buyobozi bw'umurenge akikatira inyuma mu cyahoze ari kasho ya komini, akifunga. hari ibintu twumva unyine ukabiseka, ariko abagabo barahuritse. Akarere kabo gafite ayo makuru. Njyewe numvise ngo gitifu yabonye imbaraga zidasoma iki kibuga, sibyo? Zidasoma ikibuga ngo arebaho ibintu bigana FDA igafunga atari yonyine, areba inzego zose, yahava bigatangira. Uwo gitifu yavanyeho imbaraga. Ubwo ndahera niyo mpamvu nguhaye urwo rugero. Ninde wigeze amenya byibuze ngo akora assessment uretse uyu gitifu wemeye agasasi muri kasho? Ubundi ba gitifu babayeho gute? Ko yavuye iwabo akajya mu murenge w'iyo, atemerewe gutaha biramuhenda, atemerewe imisi igera ku karere, umushahara bamuha aramusamu ihita ijyana n'umwenda w'imodoka, iyo esanse yuzuye ntacyo abona cyihariye, nta indamunite kilometirike agira. Gitifu abaho nta muryango ahagira, ntaki, ayoboye hafi komini yose, ikintu kijya kungana na komini yose, sibyo? Byibuze ntihanatekerejwe ku icumbi rya gitifu. Nk'icumbi Minaroke ikwiye kwitihutisha nk'icumbi rya gitifu. Ririhutirwa pe, bakava mu tugeto n'utundi tuzu tutabaye abatugize. Umurenge ukagira icumbi rya gitifu, gitifu akimuka asanga undi, kandi urimo byose, harimo byose. Gikoni cyubakiye, intebe zubakiyemo, harimo ibikoresho. Uturere dukwiye kubikora pe. Ntabwo ari ikibazo cy'uvuga ngo ni amazu ahenze cyane ngo twubake inzu z'igitangaza, ariko byuze gitifu tumuvane muri geto no muri kasho. Mufungure. Umubwiraga muri kasho ya komini. Gitifu w'intara niwe wamuvanyemo. Agerayo yabimenye, ariko gitifu turagusura n'iwawe. Urumva ubukene bwaramukubise. Yitegereza umurenge we, asanga aho gucumbika yaraharaje, nta n'uwamuha icumbi. Yitegereza umurenge wose, abona ako kantu ko kuri kasho niko katarimo abantu, kashoboka. Ahita azana matera ashyiramo. Yaje nka 3 z'ijoro disi. Ubwo yasohokaga mu murenge agahita akata inyuma mu cyahoze ari kasho akiryamira. Gitifu w'intara ati turi bugusure pe. Ariko yaramaze kubona amakuru. Yari yamenye amakuru ati giti, mu byo dukora byose rero turanagusura iwawe mu rugo twakire pe. Gitifu ubwoba buramwica.
akitegereza wese ndababwira ko nta mu kirere ndababwira ko nta ndyamisha intebe nkaryama mu modoka biranga bikomeje kwaga nyine bamurusha imbaraga baramuherekeza kuri ya kasha avanamo matera nuko gitifu yafunguye gitifu intara yafunguye gitifu